Ese aya magambo Wasiri yatangaje kuri Rayon Sport yaba ari kuyigiraho ingaruka? Ngira ngo ni byinshi byakomeje kugenda bigarukaho. Gusa mbere yuko dutangira banza mva aya magambo Wasiri yatangaje ndetse akaba ari no kugira impact nini cyangwa se ingaruka nini kuri Rayon Sport. Rayon Sport ntago turi abino mudufate nk'aba diaspora bari hano ku butaka bw'u Rwanda baje kurya amafaranga bazajya babona imikino mpuzamahanga ije ubuzima bugakomeza. Ntago turi aba hano rwose. Iwacu ni muri Confederation. Iwacu si hano rwose. Ibyo bintu mubimenye hatazajya n'umuntu wongera kumbaza ibya hano. Ni nayo mpamvu ubu Rayon Sport yamaze gushyira hanze tenda turimo turashaka umuvugizi uzajya uvugira Rayon Sport kuri match zo mu Rwanda. Turimo turashaka kuva kakanya rwose muje nimutazajya mumbona muje mwihangana kubera ko turacyari muri gahunda yo gushaka umuvugizi uzajya uvugira Rayon Sport muri gahunda yo gushaka umuvugizi uzajya uvugira Rayon Sport muri imikino ya hano mu Rwanda. Niba ngombwa na ya makipe ajya twara ibikombe bya hano mu Rwanda niho dushobora ndagusuje ndetse ngo hayikaze. Amagambo Wasiri yitangarije ubwe ni amagambo akomeye ariko kuri iyi nshuro ashobora kuba ari kugira impact nini muri equipe ya Rayon Sport. Ubundi mu busanzwe Wasiri n'umuvugizi wa Rayon Sport nka ibyo bidahagije ndetse ni n'umushusha rugamba w'imbere cyane muri equipe ya Rayon Sport. Mu minsi yashyize nanone Wasiri yatangaje amagambo akomeye kuri equipe ya Rayon Sport aho yavuze ko ari nk'ikipe y'aba diaspora baje kurira amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byakuruye impaka zikomeye cyane ndetse by'umwihariko benshi mu bayobozi bakomeye batangiye kugenda babiteraho amakomenti bati Rayon Sport koko turabona atari ikipe yinaha ahubwo n'aba diaspora. Benshi bakomeje kugenda bagaruka ku mukino w'ejo wahuje Rayon Sport ndetse na Matare FC bikaza kurangira Rayon Sport yitsinze ibitego 3-0. Bati ubundi nta yindi kipe yo mu Rwanda yakoraga ibintu nk'ibi uretse Rayon Sport yabyadukanye kumara imikino igera kuri 7 idatsindwa na rimwe ndetse n'imikino ya gishuti ikaba ikomeje kugenda yitwara neza. Umunyamakuru Rugaju Regan akimara kubona iyi Rayon Sport yahise avuga ati nta kabuza iyi Rayon Sport igiye gutwara na CAF. Benshi nanone bakomeje kugenda bibaza batese koko Rayon Sport yaba yarahariye ibikombe byo mu Rwanda andi makipe by'umwihariko APR FC ndetse n'ayandi yo ikaba yishakira ibikombe byo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Byose reka tubigarukeho. Ubundi byose bijya gutangira iyi Rayon Sport mubona byatangiye igura abakinnyi bisanzwe benshi by'umwihariko andi makipe akagenda yica intege ati nta kirimo atabakinnyi uri kugura amastati. Ariko byaje gutungurana ikinnye umukino wa mbere wa Sekafa Kagame Cup ikaza kuwutsinda ndetse n'uwa kabiri kawutsinda igakomeza gutya. Ubundi buri kipe yo mu gihugu cy'u Rwanda igira umuterankunga ariko kuri iyi nshuro benshi bari kwifuza gusinyura ngo basinyane amasezerano na Rayon Sport cyane ko ariyo kipe irimo gutanga umusaruro muri iyi minsi. Ngira ngo by'umwihariko benshi bamaze kugenda basinyira Rayon Sport contract z'ubufatanye by'umwihariko mu bijyanye no kwamamaza. Abakunzi ba APR bagikina na Matare FC ubundi match ikirangira batangiye kuvuga bati iyi kipe yari komeye gutya Rayon Sport izakubita ibitego 5. Benshi niko bari babyiteze bari bazi ko Matare igiye kwandagaza Rayon Sport ariko abafana ba APR FC batunguwe no kubona ahubwo Rayon Sport irimo kwandagaza Matare FC. Kuri iyi nshuro nanone APR FC ikomeje gutinya Rayon Sport bikomeye cyane. Irimo kwiyambaza abatagatifu batandukanye kugira ngo hatazagira irushanwa na rimwe yongera guhuriramo na Rayon Sport cyane ko iri gukomeza kugenda yikwepa mu buryo butangaje. Ubundi mu buryo butandukanye byatangiye kugenda binugwanugwa ko amagambo Wasiri yatangaje nk'umuvugizi wa Rayon Sport yarebye kure. Bati iyi kipe koko si yino tiri guhanga muri bihangage atese igeze mu Rwanda yakora ibimeze gute. Benshi bakomeje kugenda bashinja Rayon Sport ko ariyo kipe ishobora kuba ireba hazaza. Ibi tuvuze Wasiri yabitangaje mu minsi 3 ishize avuga ko Matare nta kabuza izarya ibitego hejuru ya 3 gusa byaje kuba 3. Benshi bati hari ikishi nyuma ya Rayon Sport. Gusa nkuko Wasiri yakomeje kugenda bivuga ngo iki nicyo gihe ngo twereka abafana ko bahisemo neza byakomeje kugenda byigaragaza. Benshi mu banyamakuru bagiye basabye Rayon Sport kuri iyi nshuro bari kuyandikira amabaruwa y'umusubirizo bayisaba imbabazi bati ntago twari tubizi bati twakwibeshyeho
n'ibindi byinshi. Ese ubundi wowe iyi Rayon Sport urayibona gute muri iyi minsi? Watubwira muri comment.